Hello bakunzi ba Gahezo TV, aka kanya ni ndu wawe Alex. Ese niki tugiye kuganiraho? Tugiye kuganira kuri business zikorerwa mu Rwanda, harimo business yitwa TAT, STT na business yitwa Fortune Retail, ikomeze guhuza abantu ku nkeke ibabaza ati amafaranga yacu azagaruka ryari. Business nayo ngo amafaranga aragaruka ku itariki 24 z'ukwa gatatu 2024. Ni iki kintu tugiye kwibandaho mwaka kanya? Tugiye kwibanda ku ibintu bikurikira. Ese izi business zizo zigakora mu Rwanda zikakubwira ko zifite icyemezo cya RDB, ibyo bintu birahari? Nibyo tugiye gusobanukirwa. Abantu benshi muri gukora business yitwa STT na TAT bari kubabwira ko business cyangwa iriya business yemewe n'ikigo cya RDB. Ese iremewe? Ese iramutse igize ikibazo cyo guhagarara, amafaranga ufite wayabariza? Ese Fortune Retail yo amafaranga yajyanye agomba kuzagaruka? Dore ko mu cyumweru gishize cyangwa mu minsi ishize twe twababwiye yuko twavuganye n'umu manager wa Fortune Retail akavuga ko amafaranga cyangwa business izagaruka online ku itariki 24 z'ukwa gatatu. Byo dukomeje kubitega amaso, ariko babandi bose bari baravuze ngo Fortune Retail yabatwaye amafaranga bagaca mu nzira za RIB n'iza MTN ngo ibe yayifasha kugaruza amafaranga bashyize kuri Fortune Retail. RIB mu by'ukuri yamaze kubatera utwatsi, yababwiye ko umuntu ushora amafaranga muri Fortune muri ano business online agamije kugira ngo babungukire ari byo bizwi nka pyramid scheme. Aya business online RIB yavuze ko umuntu uzajya uyashyiramo azajya byirengera, uretse n'ibyo ahubwo akazajya nakurikiranwa. Ubundi ibibi by'iyi business za online utanga amafaranga zikakungukira ni izihe? Izi business ikintu cya mbere zitera ikintu bita kugwa kw'amafaranga mu gihugu, cyangwa amafaranga agashira mu gihugu, ibintu bishobora guteza ubukene, bigateza icyo bita amakimbirane mu muryango. Urugero, wagujije amafaranga uyashoyemo barakuriye, utwaye amafaranga y'umuryango wari kuzakoresha uyashyizemo business isagara, amafaranga aragiye. Ibi nibyo bintu byabaye ku bantu benshi kuri Fortune Retail, aho amaso yaheze mu kirere bategereje ko Fortune Retail izagaruka kuri iyo tariki koko. Ibyo ntago ari byo twe tuje mu uyu munsi, ahubwo ndaje mbabwire ngo ubundi zino business ikorera mu Rwanda mu bintu bijyanye na online zirizewe? Ubundi se ziriya zifite ikimenyetso kivuga ko ikorana na RDB, ubundi zo zirizewe? RIB yaje ivuga ko na business online ishobora gushyira amafaranga bakakungukira ikorera mu Rwanda mu buryo bwemewe. N'ibyo bivuga ngo STT ngo TAT zifite ibigo, ibyo bintu ntago byemewe, ntago yabyanditse. Ibintu bakubwira ngo byo gutanga amafaranga bakakungukira, ibyo bintu ni ibintu byitwa ari byo bita pyramid scheme, ibyo ntago byemewe. Ibyo cyemezo cya RDB nacyo ntagihari. Bivuge ngo wowe washyize amafaranga muri STT, washyize amafaranga muri TAT, washyize amafaranga muri Fortune Retail, bikiri ngombwa mu maguru mashya afata amafaranga washyize muri TAT ubu yakuyemo no muri STT ukuremo inyungu yawe, usigemo igishoro washyizemo. We muntu uri gushora amafaranga muri STT, making sure neza yuko amafaranga ugiye gushyiramo ataza kugushyira mu byago. Isaha n'isaha zino business zifite amafaranga runaka zishaka gufata, ubwo nayiramuka igufungiyeho nawe uzabyirengera. Ubwo RIB yamaze gutangaza itangazo ivuga ko zino business zitwa nka pyramid scheme itazishaka, namwe murumva ikigiye gukurikiraho. Bagiye guhiga hasi no hejuru business zose zikorana online zikora ibintu bijyanye na pyramid scheme. Nawe mu Rwanda ushobora kuba ukoresha zino business, nuramuka bikugaragayeho ko izi business ushobora kuba uzikoresha cyangwa zikaba zakwambura, ukajya kurega kuri RIB ko business yakwambuye, uzabihanirwa. Please, wowe uri gushora muri ano business hagarara. Ese ubundi ni business washoramo? Ese ko nkatwe twe dutunzwe nko gushora amafaranga mu business akajya twungukira, ni iki kintu twakora? Agahezo
yabazaniye business mushobora kuba mwakora mwaka kanya. Kuri iki cyumweru tubafitiye icyo bita fixed cyangwa betting fixed. Tubafite fixed iri safe 100% yo kuba iza gutsinda, kandi mumenye neza ko fixed ntago igishya. Fixed iba ari 100%. Fixed is fixed. Please, fixed kubera ko ari ubwa mbere nk'abaturarwanda twashyize ku giciro gitoya, ibihumbi 10 kuri fixed ku cyumweru, ukaza ufata fixed ikubiye hejuru ya 40. Please, ifite igikubo cya hejuru ya 40 ugashyira amafaranga yose ushaka. Ufite kunsanga kuri WhatsApp kuri nimero nagushyira aho ngaho, ukansanga kuri WhatsApp nkaguha code ukishyura amafaranga 10,000 ugategereza ku cyumweru ugafata fixed. Ugafata fixed yawe ni hagati yo ku cyumweru no kuwa gatandatu, ukaza ugafata fixed yawe ikubiye hejuru ya 40. Ubwo biraterwa n'ukuntu muza kuba mwabaye benshi. Niba ubona iyi video hari ikintu uza kugufasha, hari undi muntu uzi ukunda ibyo bintu ushaka kunguka amafaranga mu buryo bwihuta, niba uzi neza ko hari amafaranga ugiye gukora muri STT cyangwa muri TAT, kuramo amafaranga uzuza n'ibihumbi 10 tuguhe fixed utazongera kuribwa ukundi. Ngwino tuguhe fixed ikubiye hejuru ya 40. Urahita ukuramo amafaranga. Niba nawe hari amafaranga wari ufite cyangwa warigeze uribwa cyangwa warigeze hari amafaranga waburiye muri TAT cyangwa muri Fortune Retail, ugomba kuzana ayo mafaranga 10,000 tukayakuba kugira ngo ubone igishoro cyangwa ubone ibirayi by'abana. So thank you kuba wakurikiye Agahezo TV. Tuzasubire ubutaha. Murakoze cyane. Wa video wakanda share, like na comment.